Yes, munyihanganire kuba narabatindiye kubaha episode ikurikira iyi ngiyi, ndetse muribuka yuko twasize umusore wacu ahangaha Mose ari kuba yaganiramo na Denise, ndetse yari yaje yambaye ya uniform yo ku kigo bizeho segonderi. Bigaragare ko yari yiyemeje kuba yabwiza umukobwa ukuri cyangwa se yamuha ukuri kose. Ahangaha batangiye kwiganirira, mbibutse nibwo bari kuba baganira, umusore atangiye kuba yabwiza umukobwa ukuri, nibwo ahangaha umuriro wahise utangira kuba iwazima cyangwa se wagenda. Ahangaha agakobwa kacu ka Denise ikatangiye kuba kagira ubwoba, ndetse gatangira kuba kabwira umusore kati ese bigenze bite Amose, bigenze bite? Mbibuke Denise wacu ahangaha ubwoba bwari bwamaze kuba bwamutaha, ariko Amose yakomezaga amubwira ati humura ndahangaha, ati subizi ko ndi hano kuhaguma, ntari hano ngo mbe inagusiga mu marira cyangwa se inagusiga mu kababaro. Namwe mu nyumvira amagambo umusore yari afite, ndetse yari afite amagambo meza aryoheye amatwi kuba yayumva, ndetse arimo urukundo rwinshi cyane. Ahangaha yakomeje abwira umukobwa ati wowe icyo ugomba kuba wakora, ati ni ukumva utuje rwose, ukaba watangira kuba wakumva inkuru zanjye neza, nkabasha kuba nakuganirira. Amose nibwo yatangiraga kuba yamubwira ati ese uribuka bwa mbere ubwo njye nawe twahuraga, ati wari uri kuba wantabara rwose, ati bari kuba banyuzura mu kigo cy'amashuri ndetse twiga muri segonderi. Umukobwa Denise niko kwambwira ati se gute bari kukunyuzura kandi uri umuhungu w'umwana w'umukire uzazungura imitungo y'iwabo, kaba CEO ndetse ukaba umuntu ukomeye? Ati ngewe ibyo ngibyo sinabasha kuba inabyumva. Amose niko kwambwira ati yego rwose, ati n'undi muntu uwo ari we wese nagerageza kuba nabibwira, atari wowe ntiyabyumva cyangwa se n'ubwo yaba ari wowe. Denise niko kwambwira ati rero nanjye muri aka kanya, ati ntago ndi kubasha kuba inabyumva cyangwa se wongerageze kuba inabyemera. Amose nawe yakomeje abwira Denise ati ntago n'ubundi nanjye ndi hano ngo nkwatirize kuba wakemera ibintu udashaka, ati niba ushaka kuba wabyemera, ati ugomba kuba wabyemera, ariko niba utabishaka nta kabuza wabasha kuba wabyihorera. Kumva umusore akirimo kwihugisha aho ngaho Yose, umuriro warongeye uragarutse, maze Denise ahangaha niko kuba yakongera kuba yamwenyura. Mbibutse mu kanya kashije ubwoba bwari bwamwishe wese ahangaha arimo kuba yarira. Kumbe kureba neza ahangaha hari ifoto ndetse yari iriho umugabo n'umugore. Umusore niko kuba yambwira ati uwo nguwo ni mama na papa, ati babashije kuba bakigendera rwose, ntago bakiri muri ubu buzima turimo. Denise niko kuba yambwira ati bivuze kuriya mu bana ari sogokuru ndetse na nyogokuru. Kumbe wa mama ndetse bigaragara ko bakunda uyu musore Amose cyane, ntago ari mama w'umusore cyangwa se uriya musaza ntago ari papa wiwe, ahubwo ni mukecuru cyangwa se ni ababyeyi babyara ababyeyi ba nyabo b'uyu musore. Umukobwa Denise niko kuba yakongera gushyira ifoto ya famiye cyangwa se y'umuryango ku ruhande, atangira kuba yamubwira ati ntago nari mbizi rwose, atariko ikigaragara cyo uriya muryango mubana cyangwa se nyogokuru na sogokuru wawe, ati barakundana bya hatari. Namwe mu nyumvira amagambo umukobwa yari arimo abwira umusore wacu Amose ahangaha. Mbibutsa kuba mwadukorera subscribe ku batarayikora, ndetse mujye no muri comment mutubwire uko muri kubasha kuba mwakumva inkuru yacu niza kuba yabashimisha. Muze kuba mwadukandira kuri like, ndetse ntimwibagirwe no kuba mwakanda kuri share nimubasha kuba mwakishimira inkuru yacu. Ahangaha Amose na Denise bakomeje bayavuga ndetse bayaganira. Denise abwira Amose ati ngomba kuba nahaguruka rwose, ati kuko ntago ngomba kuba inaguma ahangaha. Mwibuke neza ikari karwaye hahamuka kubera fireworks yonyine wa musore wacu ari we John yabashije kuba yacana ubwo bari barimo bizihiza isabukuru y'uyu mukobwa. Ahangaha Amose yakomeje abwira Denise ahangaha ati ese kubera icyo udapfungurira umutima wawe ngo mbashe kuba nakinjira? Bananga urukundo ruravuna, ndetse nubona umuntu ugukunda burya uzicare witurize, ariko uzirinde ko hagira abantu bamugutwara cyangwa se aba bantu babasha kuba bamukujyana. Uyu mukobwa uri ahangaha bamuhaye Amose, ndetse John niwe wamumuhaye ameze nk'uri kuba wamugurisha. Kugeza na n'ubu ngubu magingo aya ngaya ntago Denise arabasha kuba
yakereka Mose ko amukunda cyangwa se yamubwira ko abashije kuba yamufungurira umutima. Ahangaha Mose we yatangiye kuba yabyegereza umutima ndetse santima zirazamuka ku buryo yari ari kumva ashaka kuba yanyinyira Denise. Ahangaha yatangiye kuba yamwegera, kumbe hari uwatangiye kuba yakomanga cyangwa se yabangama ku rugi avuga ati madamu Denise, ati sheri Denise, ati ndakwinginze fungura, ati Mose fungura. Kumbe cyari cya kigori cya John cyaje kivuga ati John, ati Mose ndakwinginze, ati mbabarira rwose ureke Denise abashe kuba yankorera akaji cyangwa se agasosi gashyushye, kuko agasosi kiwe niko kabasha kuba ikatuma mu nda hanjye hatuza. Mose nawe ahangaha niko kuba yakitegereza akibwira ati nyuma y'ibyago n'ibibazo wateje n'amakuba, atuje kuba wakongera kuba wateza ibindi, ati va ahangaha ugende rwose, ati umukobwa arahuze. Denise yarakwiba yakibaza ati nyuma y'ibyo yabashije kuba yankora byose atari cyakomeza kuba yanyiruka inyuma. Kumbe na Mose nawe ahangaha yari ari kururwana abwira igisore ati nutava ahangaha, ati ndongera nkushute nkuvune, ayo maguru yawe uragenda utashoboye no kuba wakihagurutsa bari kuguterura. Niko kuba yakongera arafunga ahangaha, ariko igisore gikomeza kuba icyababangamira ndetse gikomeza gukomanga. Umusore ahangaha niko kuba ahamagara abwira ba manager ba hoteli ati uyu muntu ndabinginze nimumufashe cyangwa se mudufashe mu mukura ahangaha kuko ari kuba yabangamira umukiriya. Ahangaha cya John icyakomeje gisakuza gihamagara Mose ati ndakwinginze fungura, ati basa agasupu kamwe cyangwa se agasosipuni kamwe karaba gahagije rwose, ati ndabinginze, ati nimumfashe. Mose niko kuba yaza ahangaha atangira kuba yabwira Denise ati si uyu musore wawe noneho uri buze kuba wamufasha iki? Denise niko kuba yambwira ati mwihorera bato umutwe, ati byarimo rwose ntago abizi, ati se urabona uriya musore rwose yabasha kuba yamfasha iki? Atazaba barize rwose, ati ngiye ntago bamfata kuriya, ati uribuka ukuntu yabashije kuba yanzana akakungurishaho ngo mubereye umutwaro ngomba kuba inakemura ibibazo byiwe. Ndetse n'uba mwibuka neza iyi nkuru yacu itangira cyangwa se drama itangira, uyu musore wacu John yari ari kuba yagurishije umukobwa kubera yari yakinnye urusimbi bakabasha kuba bamurya, ndetse umukobwa yashatse kubyanga kuko yakundaga iki gisore cyane kubera ko cyamutabaye ubwo inzu y'iwabo yari iri gushya, ariko kirabyanga cyo kiramubwira ati wanagenda ujye kuba washimisha abakire, ati njye nawe tuzasubirana ndabizi. Kumbe cyakomeje guteza akavuyo n'akaduruvayo aho ngaho. Mose niko kuba yasohoka arangije aramubwira ati ese uremera kuba wava ahangaha, ati cyangwa urahitamo kuba wasinyana nanjye amasezerano ko mwirukanye muri kampani yo mu rugo, ati ese urahitamo ibiki? Kumbe cya John ahangaha icyumvishe ko harimo kuba hasezera cyangwa se icyasezererwa ku kazi, icyatangiye kuba cyavuga ati bosi, ati ndakwinginze mbabarira, ati ngiye kuba nava ahangaha rwose mbashe kuba nagenda nta nubwo nza kugaruka. Ahangaha John bari bamaze kuba bamwigisha isomo ndetse agiye kuba yasubiraho yari yavuye, yagiye avuga ati ati oh my god, ati nkunda ariko hamereye nabi, ati nubwo mbashe kuba nava ahangaha. Hari abantu muri iyi si bakunda kuba bahemuka, kandi kuba wahemukira umuntu ntacyo bibavuze cyangwa se nta n'icyo biba bimaze, kuko isaha ku isaha uwo muntu uba ugomba kuba uzamukenera. Niyo mpamvu nta muntu kamara, niyo mpamvu nta muntu wakagombye kuba yishyira hejuru ku wundi. Mose amaze kuba yakirukana, cya John yagarutse ahangaha atangira kuba yakiganiririza n'umukobwa, akomeza amubwira ati tse Denise, ati kubera iki kweri utari kuba wakumva ibyo ndi kuba nakubwira cyangwa se ngo ube wakumva ibyo ndi kugusaba? Ati icyo ngiye ndi kuba nagusaba, ati ni ukuba wamfungurira umutima wawe rwose ukabasha kuba wandika nkinjira. Denise we ahangaha yavugaga ko icyo agomba kuba yarebaho ari ukujya ku kazi kiwe, kuko ibindi bitari bibashije kuba ibimureba. Icyo yashakaga ni ukuba yakomeza yita kuri kariyeri ye. Ndetse mwibuke neza uyu mukobwa wacu ni umudizayini, ndetse adizayininga imyenda nziza imwe ikorerwa kwa Mateo Studio. Umusore wa Mose yakomeje amubwira ko
nabasha kuba yakemera bagakundana ndetse bakubaka umuryango, azabasha kuba yamukunda ndetse akamukundwa akaza akamurutisha ibindi byose. Mbibutse nubwo bari babanye nk'umugore n'umugabo, uyu mukobwa wacu Denise ntabwo yari yakabashije kuba yakiyumvamo uyu musore. Kumva uyu musore uko yakomezaga kuba yazana iby'inkunda ahangaha, Denise yashakaga uburyo agomba kuba yabisubizayo cyangwa se yatuma atabivugaho cyane. Niko kuba yambwira ati tugomba kuba twava ahangaha. Kumbe barakwereka ahangaha hari abari bazindukiye mu kazi ndetse baje kuba bagatumika. Kumbe barakwereka wa musore wacu John yari ari ahangaha ndetse ari kumwe na ka gakobwa ndetse bafatanyije ubugambanyi kamwe bita Divine. Niko kuba yamubaza ati se kubera iki wowe noneho wampamagaye ahangaha kandi ibyo wagombaga kuba wambwira wari kubimbwirira iyo narindi. John niko kuba yambwira ati iyi poroje ahangaha tugiye kuba twakoraho ati bari gutanga miliyoni 300 rwose. Umukobwa wari uri ahangaha nawe Divine murabizi ngaho uri kubiserera horoshya, niyo byakubita kuri nyashi ziba zigomba kuba zakoroha. Ahangaha Divine yatangiye kuba yavuga ati ayo mafaranga rwose nayo ati ngomba kuba nayashyira mu yandi. Kumbe barakwereka abangaba nabo bakomeje bicaye ndetse bakomeza baganira. Mwibuke twari dusize umukobwa wacu Denise ari kuba yabwira umusore ko bagomba kuba bava ahangaha bakaba bajya mu kazi nabo. Ndetse nk'abantu bari bawubanye, burya nubwo umuntu mwaba mubanye ndetse mutari kuba mwakumvikana, ntabwo ibintu byose ari uko muba mutari kuba mwabihuza. Ahangaha bakomeje biganirira ndetse umusore akomeza atera sitori umukobwa ndetse amubwira ko ari we mukobwa wa mbere yabashije kuba yakiyumvamo cyangwa se yagirira ibyiyumviro ubwo bari muri segonderi. Ariko imitwe yose yari ari kuba yakoresha ahangaha, agakobwa kacu ka Denise ko ni kari kubasha kuba ikabyumva neza cyangwa se ikabyakira. Amose niko yakomezaga akegera akabwira ati se sheri, atuze uburyo ki uri mwizamo, ati ngewe uri iyo nkurebye ati mba numvise rwose abantu bayiriho nayibakuraho nkabasha kuba inayikugabira. Ka Denise niko kuba kakifata ati ye atari komana ati nawe rwose urakabya. Amose we yakomezaga avuga yegera umukobwa ahangaha ambwira ati ngaho sheri, ati basha kuba wahumirizaho gatoya imbashe kuba nakwereka. Kumbe Amose ahangaha bigaragare ko Imana itari imushakaho kabasha kuba yakora ibyo yashakaga gukora muri uyu mugoroba. Ndetse umuriro ahangaha warongeye uragenda cyangwa se umuriro urongera urabura. Amose niko kuba yagarukira mu ikorosi rya Rwamagana rwose ntabwo yabashije kuba yaryinjiramo. Denise yatangiye kuba yamubwira ati bigaragare ko ibintu ushaka kuba wakora ati Imana rwose ntabwo iri kubasha kuba yabyishimira. Umusore ati yego rwose ati ubanza Imana itabishaka ati mbanza turi bubashe kuba twabireka tukagira ibindi dukora. Ndetse mwibuke neza buruka itara ryazimaga ahangaha, umukobwa wacu Denise ubwoba rwose bwabashaga kuba bwamutaha. Ahangaha yakomeje abwira umusore ati ndakeka uyu munsi atari uwawe rwose. Umusore niko kuba yambwira ati rero ndatekereza tugomba kuba twaryama tukaruhuka. Ndetse ntibwatinze umusore yabonye umuriro wo aho ngaho atari buze kuba yawihanganira cyangwa se yakomeza kuba wayawuhendahenda. Niko kuba yaterura agakobwa kacu ahangaha atangira kuba yagasohora ngo arebe ko yagakuramo aho ngaho. Mbibutse iyi ngiyi dutangiye ini episode ya 9 ndetse muribuka neza ko tugomba kuba twayireba tukayisoza cyangwa se twayireba tukayigeza ku musozo. Ahangaha umusore yarababwiye ngo installation yanyu mugomba kuba mwayikosora rwose ati kuko nta mutekano uyirimo cyangwa se ntabwo ibashije kuba itunganye neza. Mwibuke umusore yari ari kubwira ni manager w'iyi hoteli. Ndetse ahangaha muribuka ko John yari ari kuba yahakaze wa mukobwa wacu ari we Divine ndetse bafatanyije kuba bagambana. Yakomeje amubwira ati ese diru ntabwo ugomba kuba wayikora aya mafaranga nayo ukabasha kuba wayatsindira. Ati rwose nishimiye kuba intabwo y'ikikiraka kuko nawe ibyo nkorera ati birahambaye cyane. Mwibuke kuvura umukobwa Denise yagenda cyangwa se yakisangira umusore wacu Amose bitewe na John kuba yarakunze amafaranga ndetse akagurisha umukobwa
yabashije kuba yakibonera irindi habara, ari naryo bahararanye muri iyi minsi. Bidatinze umukobwa yari ari kuba yahamagara ngo aze mu kiraka cyangwa se ngo abashe kuba yamuha diri ishyushye, yahise ahagera muri ako kanya aramubwira ati nizere ko ari ya gahunda yo gukomeza kuba twashaka amafaranga cyangwa se twabona amafaranga. Divine w'ahangaha pfa kuba gahunda rwose irimo amafaranga, aho ngaho bari kuba yabyumva vuba cyangwa se yabikurura akabasha kuba yabyemera vuba. Ahangaha umusore yakomeje amubwira amuha detaye zose, amubwira ko agomba kuba ibintu yabigendamo neza, ati kuko nabifatamo neza cyangwa se nabyitwaramo neza ari buze kuba yasaguramo amafaranga menshi. Divine nawe ahangaha yakomezaga amwumva amubwira ati ibyo ngibyo rwose ndaza kuba nabikora. Ndetse ahangaha John yakomeje amubwira ko agomba kuba yakitondera inzira ari bunyuremo, agakora inzira nziza ndetse zinyuze mu mategeko kugira bataza kuba bakongera kugira ikibazo bahura nacyo. Denise nawe ahangaha Divine niko kuba yakomeza abyumva, ndetse ahangaha atangira kuba yavuga ati iyi project n'ubundi nta wundi muntu wari kuyikora ngo ayishobore, ati ngomba kuba nayemera, ati noneho amafaranga asigaye menshi nanjye nkabasha kuba nayatsindira, ati kandi ubwo azi ngo njye nawe tuzabasha kuba twayasangira, ati iyo ati ntayo uzabasha kuba iwabona rwose uri kuba wakishuka. Ahangaha yakomeza agatera akamwenyu avuga ati rwose ibyo ngibyo ati nuko bigomba kuba byagenda, ati tugomba kuba twabikoraho. John niko kuba yambwira ati njye mbashe kuba nakwifuriza amahirwe masa mu byo ugiye kuba wakora. Tugaruka kuri ka gafamiye kacu, ndetse murabizi abangaba ibyabo bo ni ukuba bakikundanira bakiryohereza, kuko icyitwa amafaranga cyo baragifite. Batangiye kuba baganira, ndetse umusaza yibutsa umukecuru ahangaha amwibutsa mu myaka yabo mitoya ukuntu bari babashije kuba babanye. Niko kuba yahindukira akajya amureba amubwira ati ariko shapu curi yateregura cyari cyiza rwose. Umukecuru nawe agakomeza amubwira, ndetse babeshyanya amubwira ati nawe rwose uracyari uwa mbere, ati nta n'umugabo uteze kuba yagusimbura. Papa wacu nawe agakomeza aseka ahangaha avuga ati rwose ati ibyo uri ko wambwira nibyo. Kumbe bakirimo kuba baganira, abakubiswe nk'uwaba arebye imbere yabo batangira kuba bakikanga, sinzi niba bari babonye iki. Kumbe kureba neza icya cyuzukuru cyabo twari tuzi ko ari icyana cyabo, ariko ni icyuzukuru cya Mose, ndetse cyari kiri ahangaha mu rugo. Mama niko gutangira kuba yavuga ati wacyana we sinarinzi ko uri kuri hoteli uri kumwe n'umugore wawe, ati kubera iki uri ahangaha mu rugo muri aya masaha. Mose niko kuba yatangira kwegera abasaza biwe cyangwa se ba mukecuru biwe ababaza ati se birabujwe kuba ndahangaha? Umukecuru ati wakagombye kuba uri kumwe n'uwo wita urubavu rwawe, ati ntabwo ari byo ra, ati kubera iki rero sasa uri ahangaha? Mose niko kuba yababwira ati ngiye kuba najya mu kazi rwose. Kumbe bakiri aho ngaho na wa mukobwa bari bazi ko ari mu cyumba cya hoteli yaje ahangaha rwose, bigaragare ko we n'umusore bari baraye ahangaha ndetse bakarara mu cyumba kimwe mu nzu y'iwabo. Muzehe yaratunguwe aravuga ati mbanza icyana cyanjye cyangwa se icyuzukuru cyanjye kimajije kuba cyaba ikigabo rwose. Muzehe niko kuba yababwira ati ese ko mwatashye ntimubashe kuba nimwatubwira ko mutashye? Umusore niko kuba yababwira ati mama namwe mwikabya, ati ibyo ngibyo ntabwo byari ngombwa rwose. Umukecuru niko kuba yababwira ati namwe mba ndi kubareba, ati kandi na kamera y'Imana, ati biri kubareba ibyo mwakikora byose. Umusore niko kuba yatangira kuba yakishima. Umukecuru amubwira ati ibyo wakikora byose, ati kamera y'Imana rwose biri kukureba. Denise niko kuba yababwira ati reka mbe ngiye mu kazi ngewe, ati turi buze kuba twasubira nintaha. Denise niko kuba yatangira kuba yava aho ngaho. Umusore aramubwira ati ndindira tujyanirane, ati ndindira yewe. Niko kuba yasezera ababyeyi be nawe arababwira ati mama papa, ati tuze kuba twasubira. Umusore nawe Amose nuko yavuye aho ngaho mu rugo. Papa asigara abwira mukecuru ati ariko ubu ubona bariya bana nta kintu bari kuba baduhisha? Mukecuru niko kubabwira muzehe ati atari kuri mwana wacu, ati mba mbona hari ikibazo afite, ati nuko atabasha kuba yakirekura ngo akivuge. Ati ubundi kubera iki amaze kuriya cyangwa se asigaye yifata nk'umwana w'uruhinja? Ati kandi biriya bintu
ati ngenda ashaka kuba inama uca kuri iriya ngeso rwose, ati ntabwo ari nziza habe na gatoya. muzehe niko kuba yambwira ati ngewe biriya bintu rwose simbasha kuba inabyishimira cyangwa se ngo mbashe kuba inabyumva neza. Twasize ahangaha muzehe n'umukecuru bari gukomeza kuba bakibaza ku mubano w'abana babo. Kumbe kugera ahangaha umusore yaje atwaye umukobwa ndetse yagombaga kuba yamudoropinga ku kazi sori. Umukobwa ageze ahangaha niko kuba yabwira umusore ati ndakeka ngiye kuba inaviramo ahangaha rwose. Umusore wacu niko kwambwira ati ariko ahantu ugiye kuviramo ni kure y'ahantu ukorera, ati kubera icyo ugiye kuba wava mu modoka kandi utaragera ku kazi. Umukobwa niko kuba umusore yakongera kwegera imbere, umukobwa aramubwira ati nanone hagarara, ndetse akomeza amubwira ko ashaka kuba yaviramo ahangaha cyangwa se yasigara ahangaha. Umusore yakomezaga amubwira ati kubera icyo utari gushaka kuba wareka ngo nkugeze ku kazi. Umukobwa niko kwambwira ati hari ibyo mfite kuba nakora hafi, ati niyo mpamvu uri kumva rero nshaka kuba nasigara ahangaha, ati kandi ndumva nta mpamvu yo kuba wabyibazaho cyangwa se wambangamira cyane. Ndetse agakobwa ka Denise ahangaha katangiye kuba kamubwiza ukuri, karamubwira ati ngewe impamvu ngiye kuba naviramo ahangaha, ati ngomba kuba najya gushaka impapuro zigomba kuba zaduhesha agatanya njye nawe. Amose niko kwambwira ati se ibyo ngibyo byari ngombwa? Denise niko kwambwira ati uribuka ko njye nawe, ati kontra y'ukwezi twari twarahanye rwose yararangiye, ndakeka ubu ngubu bimaze kuba amezi 3, ati rero urumva ntabwo nakomeza kuba nakubangamira cyangwa se inakubera umuzigo. Amose niko kuba yahindukira ndetse bigaragara ko afite agahinda kenshi, niko kuba yambwira ati se ninde wigeze akubwira ko umbereye umuzigo cyangwa se uri umuzigo mu buzima bwanjye? Denise niko kuba yambwira ati erega wibigira impamvu, ati kandi ndagusezeranya ko biri buze kuba byacamo neza, ati rero icyo ngusaba ni ukuba wakomeza wicecekeye ukabigira silenti ntubishyire muri rubanda. Niko kuba kambwira ati ahubwo sawa bayi, ati kandi uze kwiyitaho akazi keza. Denise nuko yasohotsemo aho ngaho, ndetse mwibuke ibyo twari turimo cyangwa se igikorwa twari turi kubasha kuba twakora, icyari cyo gutuma uriya mukobwa Denise tubasha kuba twagarura umutima wiwe cyangwa se twabasha kuba twamwigarurira. Amose yasigaye ahangaha avuga ati mana kubera iki uri gutuma iyi situwasiyo imbaho, ati kubera iki uri kuba watuma ibingibi bimbaho, ati kubera iki utari kuba wanshoboza cyangwa se watuma uriya mukobwa abasha kuba yanyiyumvamo. Banange birababaza ikuba wakunda umuntu rwose wowe ntabashije kuba yakwitayeho. Barakwereka ahangaha twagarutse muri ofisi mu kazi, ndetse murabizi niba akazi katangiye baba bagomba kuba baguha amakuru ndetse y'ibiri kuba byajya mbere muri kampani. Ahangaha Honore yatangiye amusoza ndetse asoza bosi wa Mose ambwira ati se bosi, ati bimeze bite kutaruheruka ku kazi? Bosi niko kwambwira ati ibyo ngibyo byihorere nta mpamvu. Kumbe Honore yari agiye kuba yasohoka, bosi wacu wa Mose arongera aramuhamagara. Honore niko kuba yahindukira ambwira ati se bosi, ati ariko biri kuba byagaragara ko muri iyi minsi ufite ikibazo, ati ariko ukaba utari kubasha kuba wakivuga. Mose yatangiye kuhambwira ati ese uwaguha akazi wabyumva gute? Honore ahangaha niko gutangira kuhambwira ati se bosi, ati urumva umpaye akazi rwose, ati byagusaba ko umukundi kwezi kuba nduhutsemo rwose ako kazi kawe nkaba ndi kuba nagakora ndetse ntuje kandi ntekanye. Uyu musore uri ahangaha Honore we ntabwo yakundaga kuba yafatikanya cyangwa se yavanga ibyo ari gukora. Niba ari umurimo umwe yagombaga kuba yawukora ndetse akamara kuba yawusoza akabona yakomeza ubundi. Ahangaha Mose yatangiye kuyambwira ngo ntabwo byashoboka ko nk'uha ikiruhuko, ati kuko ako kazi nshaka kuba naguha, ati katuma kangiriza ako kandi, ati ahubwo niba uri bugashobore uze kuba watuma mbimenya mbe nabasha kuba nakaguha kuko ni ingenzi cyane ugomba kuba wagakora. Honore we yakomezaga yibaza ibyo agomba kuba yakora. Umusore akomeza amubwira ati ni akazi rwose koroshye ko kuba wakurikirana umuntu cyangwa se wakomeza uhanze ijisho ku muntu ukamenya ibyo ari kuba yakora n'ibyo ari kuba yatekereza. Honore yakomeje abwira bosi we ati ibyo ngibyo rwose biroroshye, ati ibyo ngibyo nzabasha kuba inabikora nta kabuza, ati ariko gahimbaza ya musi,
ati ngomba kuba nakabonera ku gihe. Amose niko kwambwira ati ibyo ngibyo rwose bindekere, ati ngomba kuba nabikoraho. Na Gaja nawe cyangwa se Honore niko kwambwira ati erega boss urabizi ko nkuba ahangaha, ati kandi icyo usabye mba ngomba kuba nagikora nshyizeho umutima wanjye, ati rero ibyo ngibyo ndumva nabikora nta kibazo. Amose niko kwambwira ati rero ibyo ngibyo nibyo nashaka kuba nakumva uvuga, ati ahubwo noneho ati ndakeka akazi kawe nkwaye gatangiye uno munsi wa none. Ese Gaja aka kazi cyangwa se Honore wacu ari buze kuba yagashobora? Ese bosi wacu wa Mose umuntu amwohereje ko kuba yacunga akamenya ibyo ari kwirukankamo cyangwa se ari gukora, yaba ari wa mukobwa wacu Denise atangiye kuba yakurikirana? Ahangaha Gaca we akazi yari yakishimiye rwose, avuga ati ubundi aka niko kazi ngiye kuba nakora nishimye cyangwa se ndi kumva nta kibazo mfite, ati kandi ndabirahiriye ngomba kuba nagakora nkashyizeho umutima wanjye, ati n'ibyiyumviro byanjye byose nkabasha kuba nabigashyiraho, ati kuko njyewe nkunda akazi kanjye. Honore niko kuba yakata ngabe yava aho ngaho, ndetse Honore yavuyemo aho ngaho muri ofisi asigamo bosi we babasha kuba yagenda. Barakwereka ahangaha hari nyiramwiza wacu wari wahawe kiraka cyo kuba yari yatsindiye cyo kuba yakora ndetse cyari kiri kuba cyamuha miliyoni 300 zose. Yabashije kuba yakusanya kipe yiwe, arangije bose abyuka batamo akarawundi kikawa babwira ati ubu ngubu tugiye kuba twajya ku mushinga cyangwa se twakora ku kintu kiremereye. Ahangaha umwe mu batimu memba biwe yatangiye kubamubaza ati ibi uri ko wadukorera noneho ko bidasanzwe? Umukobwa ahangaha niko kwambwira ati ibyo byose uri kuba wabona bidasanzwe rero, ati nibyo bigiye kujya bibaho, ati guhera aka kanya. Umukobwa yari yabonye amafaranga yatangiye kuba yabyinamo rwose, atangira kuba yababwira ati se ni muzika ari njyewe ya proje wabashije kuba nayegukana yo kuba na designing imyambaro 1000 rwose. Mwibuke Denise wacu nawe asigaye aba muri Matio Store cyangwa se Moso Store, ndetse ni naho akorera imideri yiwe. Yatangiye kuyagira umukobwa ahangaha ati bitangira kuba wakishukisha cyangwa se wakiyemera kubwo opportunity mwubonye, ati nayo ishobora kuba yagushyira hasi. Umukobwa nawe niko gutangira kwambwira ati ibyo ngibyo muri aka kanya ntacyo bimbwiye nta nicyo bivuze, ati icyo ndi kuba narebaho ubu ngubu ati ni imideri ngomba kuba nakora. Denise niko kwambwira ati igihe cyose ukoresha timu yawe ndetse ukayiha n'ibintu bidakenewe byo kuba bakoresha, ati ntabwo uzabasha kuba wakora imideri mizima cyangwa se wakora ibintu bizima rwose. Ati ngiye nkubwije ukuri, to be honest, ntabwo ngiye nkunda imideri yawe kuko ntibisa neza, nta design bifite, ndetse nta n'ikintu kiba gikurura umuntu kiba gihari. Divine niko kwambwira ati ahubwo ibyo ngibyo ni ishyari ufite kuba aka kazi atari wowe wagahawe rwose ngo uzabashe kuba wakuramo amafaranga ndi bubashe kuba inasaguramo. Denise niko kwambwira ati njyewe amafaranga burya ntago mba nyitayeho, ati kiba ari icyambere ni icyubahiro cyangwa se icyubahiro mba ngombwa kuba inahabwa n'umukiriya. Ati rero njyewe niwumva ushaka ko kuba nagufasha wumva biri ngombwa uzabashe kuba wambwira ntuzabicisha rwose, ati kuko njye nta kibazo bifitemo kuba nagufasha. Divine niko kwambwira ati ibyo ngibyo uri kuba wavuga n'abandi bose niko bavugaga, ariko ndatekereza nta bufasha bwawe nkeneye muri aka kanya. Ati icyo nshaka ni ukuba nakubaka brand yanjye, ati ndetse nkabasha kuba nagaragaza ko ari njye urenze. Divine uri ahangaha we ikintu cyari kimurangaje imbere cyangwa se cyari kimuhaje inshinga bwari ubwiyemezi gusa. Ahangaha Denise yakomeje amwumva, akomeza yizunguriza umutwe amubwira ati wowe bizabasha kuba byakuyobera. Kumbe bidatinze umukobwa yagombaga kuba yashaka amadizayini rwose agomba kuba yakoresha. Ahangaha yaje kuba yagura icyo twakita amasoro cyangwa se niba twabyita amabuye simbizi. Ahangaha yatangiye kuba yabaza igiciro. Umusore akomeza amubwira ati ako ngako kamwe kari kugura $200. Ahangaha umukobwa yakomeje gutangara amubwira ati ayo mafaranga yose ati bayaguka yafata, ati ko numva ari menshi, ati ndatekereza rero ibi ngibi ntari bubashe kuba nabigura kuko birahenze cyane. Ndetse umukobwa yari ari kuba yatekereza ko
agomba kuba yakora imideri ya mbere, ndetse ni nayo mpamvu yari yaje aha ngaha agomba kuba yashaka ibikoresho bya danje cyangwa se biri ku rundi rugero rwo hejuru. Umusore nawe yakomeje amubwira ko agomba kuba yabigura, yabyanga yabikunda. Ni koko yambwira ati ariko niba udafite amafaranga menshi ahagije, ati hano hari utundi mfite two tugura amadolari 20. Ati rero sinzi niba wadushima natwo akaba ari two witwarira. Divine yatangiye kuba yadukoramo, ndetse natwo twari dusa na tumwe bari kumuhera ku madolari 200, ariko usibye ko twari twinshi. Niko kuba yagafunga, arangije amubwira ati nizere ko njye nawe tubashe kuba twakumvikana kandi amategeko n'amabwiriza urabizi. Umusore niko kuba yambwira ati yego rwose ibyo kuba nacuruza ibintu magendu, ati ngenda bizi cyane, ati nibyo mbamo. Ati umukobwa rero, ati nizere ko twumvikanye njye nawe nta kintu kibasha kuba kizangiraho ingaruka kuri ibi ngibi mbashije kuba inatwara. Umusore niko kuba yakikiriza, umukobwa niko kureba ku ruhande bwe avuga ati uriya mukobwa wabashije kuba yatsinda ngomba kuba namwereka ko murenze rwose. Buriya niyo mpamvu bakubwira ngo ukomeza kugirira ishyari, kandi uwo yifitiye yicariye yimereye neza ari kwibyubuhira, ariko wowe rigakomeza rikakubangamira. Wibutsa ko wadukorera subscribe tuzacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment tubwire uko wabonye inkuru yacu, nubasha ko wayishimira ukande like, utibagiye no kuba wadushyirira imitima muri comment, ndetse no kuba wakora share kuri bagenzi bawe bakunda nk'ibene mwizi nkuru, nabo babashe kuba bakirebera. Dusize Divine agiye kuba yagura utw'agaciro cyangwa se utudizayini tuzamufasha kuba designing imyambaro agomba kuba yakora, cyangwa se projet yari yahawe abashe kuba yagaragaza ko ari uwa mbere, ndetse atsinda umukobwa wacu Denise. Ese muratekereza bizarangira gute?